Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Urukiko rwa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwafashe icyemezo gikomeye ku mikorere ya radiyo y'ijwi ry'Amerika, rutegeka ko igomba gukomeza ibikorwa byayo nyuma yo gusanga ibyemezo byo kuyihagarika byafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni icyemezo kije gikurikira ikirego cya radiyo y'ijwi ry'Amerika yari yaramaze gutanga irega ubutegetsi bwari buyobowe na Trump bushinjwa gufata icyemezo cyo guhagarika imikorere y'iyi radiyo mu buryo butubahirije amategeko agenga ibigo bya leta. Byemve ni kwizera niko nitwa icyo gukora urakizi. Reba hasi handitse subscribe yikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Icyo nakubwira cyo nuko wareba iyi video kugeza ku musozo, kuko turakubwira ese iyi radiyo bari barayifunze kubera iki. Turabizi ko iyi radiyo y'ijwi ry'Amerika yari ikomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta gihugu itagikoreramo, ariko nayo yakoze amakosa akomeye cyane. Ndaza kuyakubwira nawe wumve ko iyi radiyo bundi byari kurangira ifunzwe. Urukiko rwasobanuye ko nubwo ubutegetsi bufite ububasha bwo kugenzura inzego zimwe na zimwe za leta, butagomba kurenga ku mategeko agenga imikorere ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bya leta bifite inshingano zo kugeza amakuru ku baturage mu mucyo ndetse no mu bwisanzure. Abakozi bakomeje guhembwa nubwo bari mu kiruhuko. Ni icyemezo cyafashwe mu gihe abakozi barenga 1000 ba radiyo y'ijwi ry'Amerika bari bamaze gushyirwa mu kiruhuko by'agateganyo. Urukiko rwategetse ko aba bakozi bagomba gukomeza guhembwa no gufatwa nk'abari mu kazi kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro uhamye mu mikorere y'iki kigo. Abasesenguzi mu by'amategeko bagaragaza ko iki ari icyemezo gikomeye kirengera umwisanzure bw'itangazamakuru, cyane cyane ku bigo bya leta bifite inshingano zo gutanga amakuru atabogamye ku rwego mpuzamahanga. Ingaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru ni icyemezo cy'urukiko gishimangira akamaro kutubahiriza amategeko n'indangagaciro z'ubwisanzure bw'itangazamakuru muri demokarasi. Radiyo y'ijwi ry'Amerika yo isanzwe ifite uruhare rukomeye mu kugeza amakuru ku baturage bo hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Abakurikiranira hafi bya politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'inzego za leta n'uburyo zifatwamo icyemezo ku bitangazamakuru byazo mu gihe kiri imbere. Byemve ni kwizera niko nitwa cyo gukora urakizi rwose. Niba icyo nakubwira cyo ni ibintu biba bikomeje gufata indi ntera kugira ngo bafate icyemezo cyo gufunga radiyo. Buriya hari biba bitagenze neza, hari biba bitari nyine buriya bajya gufata icyemezo cyo gufunga igitangazamakuru buriya babona ko ari ibintu bimaze gufata indi ntera, cyangwa se bishobora kugumura cyangwa se guteza ibindi bibazo byinshi, noneho bagahitamo gufunga igitangazamakuru. Ariko noneho barebye cyangwa se barebye basanga iki gitangazamakuru bagifunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Baravuga ati rero mu rukiko bavuze ko iki gitangazamakuru cya radiyo y'ijwi ry'Amerika kigomba gukora nk'ibisanzwe, kuko barebye babona nta kibazo kirimo. Ariko ntukuvuga ko umuntu wagifunze we naho agiye kandi afite ububasha. Bashobora mu rukiko bishobora gukunda, ariko Trump akagomeza kukibangamira. Ni gute twisanze ibitangazamakuru bishobora kubangamirwa ahubwo ari byo byakagombye guhabwa ijambo? Ibi bintu ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi nkuru mu kanya ndagaruka mbabwira noneho ukuntu byaje kugenda n'ukuntu Trump yaje kubyakira, ndetse niba Trump yemeye koko niba nahana azabogama cyangwa se azabemerera gukora, kuko Trump buriye yatakunze ikintu abatagikunze, cyangwa se niba radiyo y'ijwi ry'Amerika izahindura imikorere kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane.